nsuzugura igini na dayimoni isanga yewe ntago wanujyana mu magambo kare ndakureka simpura n'abagore kuko nzi ko abagore tuzirana abagore tujyana menshi abahanuzi ni ukuri kw'Imana sinzi ngifite wo abijye abantu batumvikana ngenda ukwanjye ngewe no muri groupe nyoboye ku rusengero duhura dusenga nyuma y'ibindi byose nubusa ikindi mbana n'umuntu ndusha hejuru aramuterese urumva asundi ikandara y'ama cyangwa ari yanjye ko kano kanshanda yanze kwifata he batubwira aho yayishyize ako kantu uvuze ni kugiye kuvuga niba muri kanzu ya 50 yarayimuhaye kuko nawe yarayimuhaye usijya ku kigo wifotore nitube mu rwihisho rwisumba nibaje mube mu rwisho rwisumba kuba mu rwisho rwisumba guceni nukuba mu mana niko mu mana mu ndani ejo undi nibye nabwiraga nakoze ku rugendo ndavuga ngo dukwiye guhindura ikirere niba twaraje dukwitirwa amagambo tuvuga twaje tuvuga ngo ingo zarasenye tuza tuvuga abagabo bacu none twerekanye yuko twananiranye duhindura ikirere niba nge ubuhamya mbonye mugenzi wanjye ariko bamukubitishije mu gihe ntabwo nzaza gutanga none rugo rwanye rusenyuka nzicecekera yapaye yenda bari bazi ko baka ingo zino zahabuye ntamukagiye ntabwo nubatse urugo rutuma nicirwamo n'umuntu yarazanye n'umugabo wawe uwo muntu aze n'umugabo wawe bari bazi uyakoresha indi telefone kunumva ijwi ry'uwo muntu yenda yaramuzi cyangwa biranashoboka yenda yarazi ko agiye ngira ubwo nari ngisotsemo igipangu koko tuvuye gukora ikiganiro na Buraka ndigendera ntabwane mu mikino ujye ukina ntuzakine kuri gihe hatangiye guhamagara umugabo wawe mbonye gusoka mu gihe Buraka bwa afite ibyuma ateze moto nanjye ntezindi n'abana baje gufunga igipangu cyo hari ku muhanda ko dugikoreye haye ngumva ngo mbonye ubwo Buraka yarimo akora ibindi bigano n'abandi bahumba arimo asuka kindi asuka nta numwe n'inzu z'aba bahungu n'ibiki byose kankubwire mukozi w'Imana buriya iyo umukozi w'Imana igitinyiro kibaho nizo aba basamo hano yepfo sinjye njya nkambura nkajya mu cyonje nkambura tukakora ibiganiro kubera iki biterwa nuko wagiye kumwe none se urashaka kumbwira ko nta mugabo n'umugore muzafatanya urugendo ngo mugende ni ibyo byanyine ngo by'ugusambanya nese ubu ntabwo twakicira kumeza ukanywa fanta nkumva ibitekerezo ukampa ibitekerezo nanjye nkaguha ibindi bitekerezo ese bizavuga ko tugiye gusambanya ndamubwira jewe sinkina ntabwo nanubatse n'urugo rwo kumva ngo ngenda habuka umuhamagare nasambanya kwerekera azi kwenda ngo yasha reka nshaka makunyanyaguze nta muntu ntera ubwoba bw'iki ese nsambanye sije byaba bireba kandi wicaye nabi abaza imbere ye reka abantu bari kugana abantu ni bari kugana bakoresha igihe Imana ibahaye ngo nutamuha miliyoni ngo yakongo nagiye ngo muha amafaranga okay ubwo none nuko ngo yamuhaga yihonga kugira ngo atamuvuga yamutinyaga yamuteraga ikibwoba reka ntigira umuntu utera ubwoba bandi ibi byose nta washima undi reka niba wifitiye covid ari Imana yaguhamagaye reka nuvuga vuga je najyanye n'umugore tubusina nabimubwira ubutyo nta nubwo bazabagura ukuntu bamuvuga ndanabimubwira yavuze ati mwese mumveho njyana umugore umuntu aramuzanga ati wambariye atukabwira uko ari ufite inshuti yanjye ikazana muri shusho ukamujyana muri social media ukazamura impano zawe yamavuga ngo kurinda ingendo y'indiravuna kambwa nta kibazo mugore aje ari kumbonye amagambo afite na menshi afite ndavuga nti ngo azanyanika muri social media reka nemukira mushuti wanjye buriya hari ukuntu umuntu aba gufite akamaro nuwo mugore acuruza boutique reka atagira ngo nubwirasi bwakoze b'Imana ndamuzana kwate kugira ngo ajya muhibikana niba tona yarabimwimye ntubimbaze ariko yaravuze nyuma avuga amagambo nsuzugura igini na dayimoni isanga yewe ntago wanujyana mu magambo kare ndakureka simpura n'abagore kuko nzi ko abagore tuzirana abagore tujyana menshi abahanuzi ni ukuri kw'Imana sinzi ngifite wo abijye abantu batumvikana ngenda ukwanjye ngewe no muri groupe nyoboye ku rusengero duhura dusenga nyuma y'ibindi byose nubusa ikindi mbana n'umuntu ndusha hejuru umugore nge mbana n'abantu bagore b'abapfakazi bamaze imyaka 30 bapfakaye bafite abana bo bize bameze neza bari ku rwego batongeye no gushaka bafite ibitekerezo bafite amavuta bafite ubwenge bakubwira ngo genda gutya rege ntago najya kugenda nawe uvuga 5 ngo nanjye nimvuga 3 turaza guhurira hehe urangeza hehe nta uri bungeze ndaza kuba mwasama imbere y'abana nabyaye kandi ngiye mfite umuryango nshinzwe mfite abana 6 kandi bagomba kujya kureba umuco y'ibyo nkora wakugiraho nejo mvuye mu mureka avuga ati mama y'Imana yasengaga reka tuyisenga ntabwo rero abazavuga ngo dore ya mama yirwaga muri social media rego avuga amagambo menshi avuga ubuzimwe ntabwo abanyamakuru bankoresha ikosa ngo mbemerere
barabinyimye ibinyamakuru barabinyimye impemburo baravuze ati Madebura wowe ntacyo tubona rwose yuko twagukura ntacyo twakura wowe kubera ko wanze kuvuga abandi ariko abantu bavuze Imana ibyo mbona nkiyose se abantu barakora ariko abantu baratandukiriye nyamara Imana iraza kubita abantu kunda namwe amafoto ese wowe uzajya kurya wifotore uzajya ku kigo wifotore nitube mu rwihisho rwisumba nibaje mube mu rwisho rwisumba kuba mu rwisho rwisumba gucanye nukuba mu Mana mu ndani ejo undi nibye nabwiraga nakoze ku rugendo ndavuga ngo dukwiye guhindura ikirere niba twaraje dukwitirwa amagambo tuvuga twaje tuvuga ngo ingo zarasenye tuza tuvuga abagabo bacu none twerekanye yuko twananiranye duhindura ikirere niba nge ubuhamya mbonye mugenzi wanjye ariko bamukubitishije mu gihe ntabwo nzaza gutanga none rugo rwanye rusenyuka nzicecekera yapaye aho umuntu akavuza ko umuntu atandukana n'umugabo we wenda ntibari bamura n'umwaka agiye kuri social media amuvuza abiza ate ko batazasubirana oya barya kaje barabamenye uhagiye kurya umuntu wasenze hagiye ikinyoma cyararangiye guteka imitwe no kwiriza n'amarira menshi byararangiye kuko Imana yabyayigeza ahubwo ibintu byo tugiye no kuvuga tubwira abantu bakorera Imana neza rya wasenze hari ijoro rimwe warari Imana ikabyutsa umuntu akakugaburira ariko ibyo kuza kwiriza wibebeza no kuri umugabo yarampemukiye yaguye mu nyine kuko ni umuntu kuko barabizi nyine baba bafite babagirira impuhwe barabamenyereye aza kujya vuga ngo umugabo yaramuhemukiye kandi wari ugasanga ahubwo niyo hemukiye umugabo wacije mu nyirabwenge ugasanga niwe wahemukiye umugabo kandi wagira ngo umugabo yahemukiye akaburi umugore yarize to umugore yarize abagore turabanyamana indabizi mbana n'abagore naba nibabi buriya umugabo kuko ashaka kumbira ariko umutima umugabo ariko buri umugore yakwanze yabonye undi umukurusha ikofi izina ry'Imana amaraso yarira umugabo kugira ngo yarambeshye ngo yarantire ndamwima wasanga atanamuterese ariko navuga ngo naramwimye kiromvekana ku mugabo agoze oya wone ziyara namuhaye yamuga ko yamuhaye cyangwa avuga ko yamwimye aramuterese arumva asudi kandara yamuhaye cyangwa ari yanze cyekora ko ari kwano kanshanda yanze kwifata yayishyize batubwira aho yayishyize ako kantu uvuze ni kugiye kuvuga niba muguri kanze ya 50 yarayimuhaye kuko nawe yarayimuhaye wamukore icyo kigano kamukorera ntago namusubiza akatubwira neza ntago yansubiza niwe muziranye ko umeze neza kandi uri amahoro mu bice bitandukanye uherereyemo by'isi yacu neza y'Imana nibane nawe rero kandi umugisha w'Imana ukomeho nabaye bose ushaka ufite ibibazo bitandukanye ufite intambara ufite ibigeragezo nabwo ngo ihangane hari Imana itabara kandi uko kw'Imana kuracyakora nawe kwaheze kuracyakora uhumure ejo birashoboka ko nawe wamera neza ejo birashoboka ko nawe ubuzima bwaba bwiza humura amajyaruguru y'amajyepfo y'Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo hafi na kure mwese tubahasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nepa muvugana kuri micro ndi kumwe na Theoneste umugabo munini cyane kandi mwiza cyane ni uri ku mashusho aya mashusho mubona meza niyo tuyakesha Theoneste gisoza abantu ariko haleluya ye nongo mwamwumvise ukomeje gufashwa mu izina rya Yesu murumva ko ari umukozi w'Imana ibintu byaciyemo naza Imana nibane nawe kandi umugisha ubane namwe mwese ndi kumwe n'umukozi w'Imana umubyeyi Imana ihamagaye muri iyi minsi Amadebo uraho meze neza gutuje igihe cyo gutuza mama aratuje ndumva ndi mu mwuka wo gutuza ariko kenshi umuntu atuje aba ari ikibitera ushaka gutuza kuko ibibazo byabaye byifite ibibazo tugusengere ntabyo ufite agahinda tugusengere urishimye ngaririmba ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro umeze neza rero
Imana ishimwe. Twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. urakoze cyane. Ariko nubwo warabuze. Nararwaye. Umusaraba TV boss wanyu ntiyansura kandi naramubwiye ko ndwaye. Kandi urabigize ibanga. Nyoya nakubwiye ko ndwaye. Mvuge byane meno umuceri nk'abantu nk'ayamvuga basigaye biha. Oya. Abantu babuze bajya ntawo menya. Avuga ngo ufite akazi kenshi kandi nawe wararwaye uranarwaza. Nta kibazo twese tubabarira. Ubwo turababarira. Ariko nta nubanza ngufiteho ngewe. Wewe wari urumfiteho ubwo mbabarira. Je nari ndufite. Ubwo rarabiraranye. Umuntu twicaye tugasenga Imana. Uza kantu bundi byose Yesu yarangije ku musaraba. Ariko nta kintu kuganira nta kibazo gihari. Nta rubanza. Amwanzi bamutera turutse iwanyu kandi nta waho wanera turutse. Madebo tugwaye ikaze ku Musaraba TV ariko kandi tugwaye n'ikaze kuri Shalom TV 105. Umunsi ntago ndi ngiye nyine sigengera nikuje nanjye. Ibintu bitaryoshye. Ufite umugabo hano muri kumwe. Rose. Ona ko nta nuwankoraho. Yadushimye Imana byose n'Imana ibitwara kandi Imana ikabigenza neza. Akajambo ry'Imana ngo iki Imana igambiye no kutugirira neza. Sibyo nibwira tuva tujya mu bundi. Imbere no heza cyane kutaho aho turi munsi. Tubona amabwiriza tujyana mu bundi. Cyane nuko bimeze. Ndi kuvuga ngo nishimiye kubana nawe. Numvaga nkumbuye kama ku mavuta ya Mama Debora. Suza tukunze batuteze amatwi. Imana ibaha umugisha abakunzi bacu ku Musaraba TV na kuri Shalom TV. Imana ibaha umugisha bagire neza kandi nanjye ndanezwe kongera kugaruka hano. Ni umugisha ukomeye cyane ku buzima bwanjye namwe. Ndabizi ko mudukunda niba abantu ku Musaraba pe n'abantu bakunda gusenga banasanze icyo umuntu amenyereje undi agikora. Abakunzi bawe inshuti zawe bamenyereje gusenga no kumva ijambo ry'Imana kandi mu by'ukuri baranyurwa bakishima. Yari Imana ibaha umugisha bagire neza. Amen. Mbere ko tuganira twinjira mu kiganiro cyacu reka tugusabe noneho umanze usenge tuganireho gatoya. Umwami wacu umwami mwiza ugira neza bugacya bukira ushoboye byose uragore ku ngoma. Tugushimiye ko abanye natwe ukaturinduka turengera. Twabonye neza urukundo rwawe rwabaye ku buzima bwacu. Twahuye n'imiyaga n'imiyaba ariko uraturwanira ushimwe. Tugushyize hejuru kuko ushoboye byose. Tugushimiye igicamunsi cyiza wemeye kuduha kugira ngo tukibemo tukishimiremo. Njya mvuga ngo umunsi utwongera no kugira ngo dutunganye bidatunganyije. Uhabwe icyubahiro kuko wabyemeye ukabana natwe. Rero tuguhaye karibu n'ikaze uri kumwe natwe utangira natwe gusuzanya natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Imana igumugisha. Nishimiye kubana niko natangiye mvuga mu minsi nagiye nakubuze cyane kugira ngo tuganire ku bintu byagendaga bivugwa muri no minsi cyane nk'umubyeyi nemera afite impuguro zitandukanye. Wahugura ababyeyi, wahugura abatoya n'abakuru n'abakozi Imana mufatanyije urugendo rwo mu gihugu cyo mu turi mu minsi ni iminsi ubona ko isa nk'igoye kumenya umukozi w'Imana utari umukozi w'Imana muri minsi biragoye. Hari imvugo maze iminsi ndi gukoresha amaze iminsi tunakira bakoresha ngo irondo ryivanze n'ibisambo. Iyo ubonye abakozi b'Imana muri iyi minsi Mama Debo bikwereka iki bikwigisha iki? Icyo binyigisha binyereka ko ari ibihe bikomeye dukwiye kuba maso. Dukwiye kuba maso kandi bikanyigisha ko uyu muntu avuye ku gicaniro tewo afata ni nk'uko ifi ivuye mu mazi irapfa. Ibi byose hari igihe dusanga tugasanga n'ingaruka twitera kuri ako tuba twavuye aho twahamagariwe. Uwiteka yabwiye Abisirayeli avuga ngo nimbakura mu gihugu cya Egiputa nkabageza i Kanani abakondisi ko muravuga ngo ntimuzibagirwe nimumara kurya mu gahaga ntimuzibagirwe ko ari njye Uwiteka Imana wagize gute wabikoze. Rero hari igihe rimwe tujye tuvuga ngo ni Satani tukamujugunya tukamutana ariko na Satani yaranarushye. Ngewe inshuro nyinshi hari amarembo tujya dufungura. Iyo Satani wamufunguriye amarembo kandi bikunze Satani arinjira. Ni nk'umuntu yakomanzi wawe ukamufungura ukamuha kari arinjira. Rero usibye ko turimo duterana amagambo muri mise nini turimo duhangana kandi abantu badashatse ukuri reka twemere ko abantu basinziriye ibitotsi by'umurwo kubera kuva ku gicaniro. Bivuze nkanjye Mama Debora n'undi afite ukwaza abantu basinziriye ibitotsi by'umuruho bava ku gicaniro. Ibyo bitotsi by'umuntu bavanye kugira ngo basinzire ibyo bitotsi baradamaraye. Rega nukuri twara hasi. Ibyo byarabonetse abantu barareba. Ibyo byarabonetse nukuri suko kubeshye twese turabibona n'amaso. Hari ukuntu usengana n'umuntu. Kuko Imana dusenga ni Imana ihindura amateka. Ni Imana tuvuga igasohora. Rimwe rimwe tugiye dusenga twarazahaye. Dufite ubuzima bubi bukomeye.
dusenga twambaye umwenda umwe dusenga kurya bigoye ugasenga Imana ikakubwira neza kuvuga ati nzakugaburira nubwo uyu munsi wabura ariko nzakugaburira nubwo wambaye umwenda umwe udafite agaciro nzakugirira neza ibyo byose wamara kugira mu bisubizo ukadamarara ngo Efurayimu yivanze n'amahanga amera imvi z'urutarutaro ndabibwira abantu kandi nanjye nibwira igihe cyose utagumye aho uri wahamagariwe ugashaka gusa nk'abandi ugashaka kugendana n'igihe ntufate nyiribihe hari ikiganiro nigeze gukora ijambo ry'Imana nigeze gukora hano bwa mbere ijambo ry'Imana ivuga ngo Dawidi ngo yumvise ko hari abafilisitiya baje kumutera bazamutse mu kibaya cyitwa Buriya yaramaze ngo gusukwa amavuta ariko aravuga ati jewe ndi umwami ushobora gufata n'izi ngabo zanjye n'abaturage bose nkababwira ngo mufunge tujye kurwana n'abariya bafilisitiya yari afite uburenganzira avuga ati ariko ikintu nakora ntagishije inama Uwiteka ndatsindwa nibwo yigira inama navuga ngo reka maze njye kugisha inama Uwiteka kugira ngo mbashe gutera abafilisitiya igihe cyose rero ibintu turimo dukora umureke ingaruka zize ntabwo ari byo twifuje mama Debora nubona navuye ku gicano nkatangira kumera nk'abandi bose hari ingaruka twitera ese nubona abantu bavuye ku gicaniro hari ijambo nakoresheje ngo irondo ryivanze n'ibisambo niho kizatwereka irondo nikizatwereka ibisambo ko bose iyo tubabonye gutyo bazavuga Yesu bahanura batitira nka mvugo numvishe ngo Imana irambwiye bagafata biriya ejo gatoya tukona umuntu arahindutse si wa wundi twabonaga ariko se tarahinduka turamenya gute kugira ngo tumenye ngo uyu nguyu turamwitwara gutya uyu nguyu turamwitwaraho gutya ko bose basa bavuga kimwe bavuga bimwe baba ahantu ariko buriya hari ahantu buri umunyerondo byanze bikunze Arikose bakora igisambo Arikose badakora buriya hari aho wagera ukabona ariko bose bambaye uniforme ntabwo umenye igisambo n'intuza ndakeka ariko aho yagira agatsindwa uri maso ntabwo yakwiba basi igisambo nubwo uzi buri uzari umuntu wibye uri umuntu wibye ugeze mu isoko bapfa kukwiba ntabwo bashaka gupfa kukwiba n'umuntu wabeshye buriya cyane ntabwo upfa kumubeshya kuko azi ko ibyo byose yabikoze icyo twabwira abantu nuko baba maso bagasenga kandi ntibahangane ntuvuge ngo kuko ngo mama Debora ngo ameze gutya ngo niwe nemera ngundi ntabwo mwemera no abantu ntibarebesha amaso y'umwuka icyo ugomba kurebesha amaso ngo niko ugomba gusenga ukagomba inshuti yanjye mukozi w'Imana to ndamutse ngewe mama Debora nsenga wagendana nanjye icyumuro ukamenya ko senga cyangwa ntasenga icyo cyo ndakikwemerera nabwirwa n'iki abantu twese tubatambuka imbere ntabwo tuzi nje nshaka kubimenya ko so nakabimenya gute nje nshaka kubimenya bite nuko hari byo gusenga kuko utabaye mu ngo umunyamuka n'umunyamuka nabone igisubizo twabaha nuko bagomba ikintu kivuga ngo dukumire icyaha kitaraba akana bavuze ngo ushobora kumenya bite n'ibyo gukora dukumire ndashaka yuko no muri abo bakozi b'Imana dukumira ibyaha bitaraba tukamenya bari bose birashoboka mbere yuko bigaragaza bakoze ya makosa y'amabara twe tubamenye mbere dukumira icyaha cyaba bifuza kuzakora ya escrow kuko ejo hari ikiganiro nakoze ndavuga nti umwesikoro wa mbere uyu munsi ari mu bahanuzi ari mu bapasiteri umwesikoro wa mbere wesikuruka wa mbere mu gihugu aho niho tumushakira iyo umuze mu bahanuzi umusanga mu bapasiteri umwesikoro wa mbere umubeshyi wa mbere ubwo biragendana naho uko ari aho habiri turakora iki noneho kugira ngo mbere yuko ibyo bintu bikorwa twe tube twamenye ngo uyu nguyu uriko ndabona ashobora kuza mu mwesikoro tumugake bitarageraho bigera birashoboka birashaka ko gere gisubizo ngiye nagwa nk'umukozi w'Imana niko umuntu wese yasenga ntukanga kuko ngo runaka yavuze cyane yahanuye cyane yatitiye kandi nubaha Imana izakwereka umuntu kuko nge nta kindi gisubizo natanga ku muntu kuko nshobora kuza kuko nigize mwiza nigize cyane ko byanze bikunze nabeshya icyumweru nkabeshya ibyumweru 3 nkabeshya 4 ariko byanze bikunze niba ikintu nabonye Imana irafuha tewo Imana irafuha niba byose turimo tubona niko twageze ikana tukadamarara sibyo ubu hari uw'imvura yanyagiye wiriwe kanyarira imvura imunyagira mubwatinje kugutabara nje kukugirira neza mwana wanjye ariko numara buri Imana ikubwiye ko nisika kubwiye ko kagushyiramo ikintu itonde kuko byanze bikunze aba hari ikintu gikomeye yego mama Debora tumaze iminsi rero mu social media hanze hari amasaga ameze nabi niba kandi bose abantu ibibazo usanga bara abashuti bawe bose nzi ko ari abashuti bawe ndabizi neza ko ari abashuti bawe hagati ya Pastor Mutesi na Pastor Claude hamaze iminsi mururi kwaka nakavuga ati nyamara
Pastor Claude ufite icyo ziza Mutesi ati ni gute ari uhagurukiye ahantu hose ugenda umuvuga umuriro watsi bose n'abakozi b'Imana n'abapasteri iyo ubonye intambara reka twemere ko umuntu ashobora kujya mu ntege nkeya ko twese twambaye umubiri ariko se ni ngombwa ngo nimba ugiye no mu ntege nkeya mwene sare ari wo kuzamura ari ucana umuriro wegeza umuriro ese ubonye zino ntambara uzibona gute ese ubonye zira ntambara zawe wazibonye gute ntago byonyine nk'umukozi w'Imana ntago zanezeza si byose ntago zanezeza kandi ngenge nemera ko mu cyiciro cya mbere umuntu yatsindwa no mu cyiciro cya kabiri umuntu akamenya uko akora buriya hagati y'abafitanye intambara haruza kumenya amarembo ari buze gufunga kandi twese suko tutahuye n'intambara tewo buriya byanze bikunze iyo utari wibwa ntago umenya kurinda iyo utari wibwa ntago umenya kurinda rero hagati y'abarimo bahangana haruza byanze bikunze haruza kurinda hari uwo bifite kwigira kandi natwe tubireba hari ubwo bitwigisha biradusigira isomo biradusigira isomo nk'abakozi b'Imana ugatumya ko umukozi w'Imana isaha ku isaha mwagenda nagahinduka umuntu ni mugari ninde waririmbye ndimba avuga ngo umuntu ni mugari cyane umuntu afite ibyumba byinshi udashobora kwinjiramo rero izi ntambara icyo umwanzi yaje kugira ngo atatanya abantu ahondanye imitwe n'abantu kuko ntiba ari abashumba twebwe tukabavuga butumwa ntabwo twebwe ariko tugomba kwikoma ku rutugo ngo turakomeye niba satani yageze mu bashumba ubwo se mwe murahari nyine nagera icyo nkubwira ahubwo ni ukuvuza induru tugataka sibyo ni ukuvuga ngo ni ukuba amaso iki ni igihe cyo kuba amaso ntabwo ari igihe cyo kudamarara ni ukuri peto ntabwo ari igihe cyo kudamarara iki si igihe cyo kudamarara iki ni igihe cyo kuba amaso kuko niba satani ashwanisha abantu kubera ururimi kubera amagambo kandi biragaragara ko nta wihanganye nta kwihangana kwabayeho ikintu satani ashaka gutera ku isi ni ukuduhindisha ubwoko wubika umutwe isi neza igucurike nimara kugucurika numva isi yagucuritse nta kintu kiba gisigaye ariko mu by'ukuri Yesu yaduhaye imbaraga zo gutwara iki zo gukanagira inzoka na sikorupiyo ikindi kintu nongere mvuge nk'umukozi w'Imana abakozi b'Imana bareke kurwanira mu mubiri nuramuka urwaniye mu mubiri uratsinda tewo twari dufite ibintu byinshi byari gutuma turwanira mu mubiri byari gutuma nge mama Debora ntahagarara kuri kamera ngo mvuge Imana iyo uri umukozi w'Imana warwaniye mu mubiri ntureke ngo nyiribiha kurwanirire byanze bikunze uratsinda kabone nubwo waba ufite ukuri kwawe satani abashaka kugira ngo kutamenyekana ariko ni wemerera Imana iri mu gihugu cyo mu izakurwanirira iyo urebye hagati ya Mutesi na Claude ubona umuntu uri mukuru yarinde muri bariya ntabwo giwe ndibuze kuko tewe urumva nabashumba ntuze kunkoresha amakosa tubizi oya ni inshuti zawe ndako gute sugeze haro wigeze ubona turi kumwe ndabizi ko ari inshuti bihakana basubihakana mu kiganiro tumye terabihakanye nubwo nane nihakana gute ntabwo ngiye nshobora kwihakana umuntu kuvuga ngo ko ndamuzi sibyo ari Mutesi niyarica yarigisha mu magambo make muzi gute n'umukozi marago najya kurirwa muhazira kuko mwibuka kera za kwitore waca avuga Imana ikindi n'ibyo avuga bifasha abantu ikindi kandi Claude ntabwo ndi mu mutera amabuye nongeye umukozi Imana ikindi kintu mwikosa ntajya nkura ngewe ntabwo njya mpagaraka ku muntu ngo mpagarire kuri uyu cyangwa mpagarire kuri uyu no mu murimo w'Imana nka mama Debora nubona nakoze amakosa tewo ubwo washatse kumvuga ntuzaze ngo umvugire neza kandi ibyo nakoze atari byiza icyo nabavuga bose sindi ubasenye n'umwanzi wabikoze kugira ngo izi ntambara zigere gutya sibyo nta kuri kote gende buhagarire ngo mvuge ngo tujye twirinda tujye tuvuga tubakiriya nk'umukozi w'Imana unkunde cyangwa unyange kandi nta n'impamvu ukwiye kwanga ndi umwanzi mubi ni umubiri nubona umubiri wakwanze uzavuge ko ibintu byose birangiye ariko nk'abakozi b'Imana iki jambo ry'Imana ridusaba iri juru tuvuga si ryo guhangana sinziri buri untega amatwi iri juru tuvuga ntabwo ari ntabwo umuntu azarijya amahanganye iki bibiri dusaba turemera ko twajya mu ntege nke ariko biremera ko twanabirangiza icyo gihe nifuza nk'abakozi b'Imana niko ibyarangiye byabaye babirangiye ko nabanya abantu twese dukozwe mu ntege nke niko bahura nk'abakozi b'Imana yenda n'abandi bashumba bakabahuza ibintu bakabirangiza bakanagenda n'abanyamakuru bana babira n'ifura ibi bakabisaba bakabirangiza Claude akamenya kurinda akavuga ati iki kintu nk'umukozi w'Imana ntago cyaba ari cyiza cyo kuba kubanje n'abuzukuru banje
ndavuga nk'ubumuntu ndavuga nkanjye n'umukozi w'Imana nawe mutesi bose kuko bose n'abapasiteri sibyo nawe akavuga ati iki kintu reka tukirangize gutya na gutya twatsinzwe mu gice cya mbere ariko ndabizi ko mu gice cya kabiri dukwiye gutsinda rero icyo nifuza niko bahura bikarangira mu cyiciro cya kabiri bakamenya imbaraga rega natwe mu cyiciro cya mbere twaratsinzwe mu cyiciro cya mbere twagiraga brage mu cyiciro cya mbere twirwaga tunyine mukagana n'umuntu kumva yakuzanye mu tuntu ariko mu cyiciro ndavuga ngo mu cyiciro cya mbere natsinda ako mu cya kabiri ntago natsinda rero birashobora ko hangaha batsinzwe ariko birashobora kuba kongera bagatsinda urakoze cyane uravuga ngo twabera imfura natwe twashyira kuri kamera ariko mu kanya hasohotse amajwi ya Mutesi yivugira ubwe yuko Pastor Claude Cyamuziza ari uko yamusabye ko baryamana akabyanga arangije aravuga ati yagiye anyaka amafaranga kenshi ngo muha amafaranga areke kumvuga nkayamuha ko nifuzaga kutajya hanze nkayamuhereza ambwa ati tugakora plaque tukajya no kuri kamera kugira ngo twereke isi ko nyina Claude nta kibazo gihari ariko namuhaye amafaranga ari kugira ngo nta mushyikirano dufitanye ari kugira ngo dukore plaque twemeza abantu gusa kugira ngo ndeko nagira amahoro ariko nta rukundo ruhari ati Claude igihe kirageze ndarambiwe n'ubu yari kunyaka miliyoni kugira ngo namushyira hanze niwe yivugiye n'amagambo ye yarimo Claude yarimo amakamiliyoni yari kumwaka miliyoni ati nampe miliyoni angora amubwira ati njyewe ndi ntasi nkora na ribu nkora na FPR ati rero ati Mutezi avuga ati aho bigeze nanyishyize hazo kuri nashaka agenda akora icyo ashaka nanjye ndi umunyarwanda iti yaheranye amafaranga ntayo nzongera kumuha ati dore icyo dupfa ni iki ngiki ashyira ukuri hanze nkibaza ndi kwibaza ibibazo byinshi ese koko nimba ibyo bintu byarabaye ku mupasiteri twibaze kuri kotebye ko bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo ukuri kuzimana nimba ari byo twadusiganye baye bapasiteri nimba bapasiteri basigaye bajya mu gikari bakabikora bagakora ibyo bintu kuba pasiteri kuko yagiye avuga n'abantu benshi bagiye babona na Pastor Claude abagore bagera muri 3 ariko akaba yaramukaniye nkibaza sinzi imba wabyumvisha no majwe ndo wayumvishe ntago twiba tuyaprenga ntago twiba tuyashiraho hano ntago tuyashiraho ariko biriya bintu ubyumvishe nimba abapasiteri abajya bakora biriya bintu tubimenye uyu munsi mva byabaye kiragishe kandi stili aracyari mu pasiteri ariko afite n'icyo kibembe nimba pasiteri bafite icyo cyo se cyake kirekana ko no mu bashumba bamaze kurangira ibintu byakoretse iki byakwijigishije iki cyangwa se byagusigiye isomo byanyigishije ko ntago nakibana ngo bikunde arindi isomo ryanyigishije to giye ibintu byose mbambona ari isomo byanyigishije reka nkubwire icyo kintu cyabayeho ariko ntago ari kuri abo ngabo umunsi umwe tubwire n'abantu batera abantu ubwoba tewo ushaka gutera umuntu ubwoba umuntu yarabushize yewe nigeze gukora ikiganiro ku Kicukiro nkurana na Buraka kuri Buraka TV Kicukiro hafi ya Inirake ibyo bintu byo kwaka amafaranga ku bantu koko niba ibyo bintu bibaho ibyo babica hanyuma niba umuntu yaragize ngo ngende nterwa ubwoba nge ntago nge nterwa ubwoba bwarashize ibintu byatumaza ubwoba noneho abagore bo bazi ko twubatse ingo ziri ku manegeka yenda nibura mukababwiye umugabo wawe urahita uhabura no buri muntu afite uko yubatse urugo rwe hanyuma nge nsoka mu gipangu Buraka nasoka mu gipangu ahita atega mu twe turangije ikiganiro nanjye nzamuka ijya Kicukiro njyewe umuntu arampamagara ariko numvise ijwi ntabwo yampamagaje indi telefone arambwira ati madebuta makuru meza ati ndakubonye ati usotse mu gipangu uvuye gusambana na ati genda ndagusaba duhure cyangwa se mu mafaranga ndamubwira ngiye mu bantu bagiye bagira ngo basengere ati cyangwa nibwenge ngo ndabibwira umutwe guteze rego umuntu wese afite uko yubatse rero icyo kintu cy'iterabwoba muri za social media mu bintu nkubonye aha ndabivuga na foto ya gafoto kawe ndagashyira ku karubanda n'utamafaranga ndakugirira ibanga izo ni ingeso mbi ni imitwe mibi abantu bafata amasuka bagiye guhinga abantu niba ufite amavuta tewo tujye tubiza ukuri yazamura gutunge niba uhanura by'ukuri niba wirukana abadayimoni by'ukuri bikore wijya mu kirere cyo kumva ngo uzarya wica hanyuma ngende mubwira ngo nge ntago nterwa ubwoba niba wamfotoye mu by'ukuri yenda arashoka yenda yanamfotoye nisoka mu gipangu ntago namenye uwari ariko jwi nararyumvise ndavuga rwose pe umva mu by'ukuri yanza kugira ubwo nego itanye no kuguza nti kare kare ibintu byatumaza ubwo twaje muri no muri Yesu rawuduhaye kandi ntabwo ari ikiraka niyo mpamvu mubwira ngo umukozi w'Imana igihe cyose niba wumva ntacyo umutima wa gushinja menya ukurinda buri ibi byose umutesi ahuye nabyo aramenya uko arinda
na Claude nawe byarimo nabyo nawe aramenye uko ninda nk'abakozi b'Imana rero buri muntu wese arinde izamurye arinde n'ikibuga cye kiniramo iki nta kindi umwanzi abashaka kugira ngo ashwanishe abagira ngo ashwanishe icyo niki impamvu mbivuze iki kintu niko ari urugero ntanze kuko izo ngeso zihari ngo giye ngo nkubikijwe ngo nkubikibanga ngo ngwino duhure ngo nk'ibihumbi 300 reka yasanze rero giye ntagira ubwoba naye bamwatse miliyoni tunutama miliyoni tukagambe namuhaye ngo arabo yagiye amuha 400 ngaya yagiye yavugamo ni ikintu gikomeye niyo atuyanyatse miliyoni tinaga none aho bigeze ati nimbaraga nyo gutanga amafaranga nzageza ryaka kano kuri kumana mureke dukorera nkibaza nimba umuntu reka nkubwire Theo ngiyi Bibiliya yera iyo ukoreye Imana neza udatetse imitwe utabeshye utabitse ikinyoma Imana niba ari nyiri ufite ibigega byuzuye ari data wa twese dukorera ntabwo reka kutagutunga ahubwo ikitwishe nk'abakozi b'Imana turashaka kwihutisha igihe kandi ntushobora gukora Imana ngo yihutishe igihe ntabwo byashoboka ibyo nje byumva ukora Imana neza irakugororera ariko Mama Debora uri gukorera Imana neza uwo muntu naza akaguhimbira inkuru ishyushye afite umunwa ati nutayuka Mama Debora ndayatanga reka nkubwire Theo iyi social media uramutse uvuze ngo ngiye kuko Mama Debora ndaguhagurukiye nanjye nze nkuvugisha imbaraga zirashira niba ari ikintu nabonye gishira nk'umukozi w'Imana n'amagambo Theo nuramuka ugiye guhangana n'umuntu ngo yavuze nawe uravuze imbaraga zirabaguhonde bagukubita nta mwanya dufite wo kwirirwa duterana amagambo rero umwe hagati babiri harababurana umwe abayigize nkane ariko gakaka defra muntu bagafite n'undi muntu ngo yabigenje ntabyo ngiye gushinja umunyarwanda ntabyo nzi Theo ntabyo nzi ntago tubizi nimba ibyo kuko nta rwego rwabyemeje gusa namajwi ya Pastor Mutesi icyo tuvuga n'abashumba gutsindwa kujya mu ntege byashoboka n'abantu icyo twavuga ngo niko ibintu byanangira bikarangira amahoro n'abashumba bagenzi babo kandi ntibabatererane bakabafata tuko dusigaye tubona muri mise none abantu basigara inyamwigendaho usigaye wumva ko Mama Debora muvuga butuma Mama Debora gukora amakosa ntacyo bikubwiye oya ntacyo wowe ufite uburenganzira bwo kumbera amaso bwo kuzukampugura bwo kuzukamana n'abandi bashumba bajye mu hagati barebe ikibazo bafite kirangire n'umwanzi w'ugitera nibarangiza bakomeze urugendo bongere bafasha abantu kuko kuri kote bose bafite ibyo bafashishije abandi kandi birahari kandi ntabwo dukwiye kureba ibi bakoze n'ibyiza birahari ariko icyumwanzi abashaka ko ibi bari byo bigaragara ibyiza ntibigaragara kundeba rya jambo ryanyu ryo muri biragiye gusanga mwatangije iby'umwuka ariko musoresheje iby'umubiri ya mibabaro yanyu ibaye aho ntago nakurwanya kuko ibyo mutuvuga nibyo ubungu banavuze ngo dure bya bisambo dure bya biraya by'abagore n'ejo navuze ati bagore bose baza kuri social media ni ndaya mbaye narabibonye iryo jambo cyanandi ariko cyarankorogosho hari umuntu ngo ariko mana uko ikituzana reka kuvuga ubutumwa ngo satani ashaka guhita kuvuga ati wisura kuri social media n'uyishobora bavuga kuri ndaya ariko kuko wahamagaye na nyiri bari waguhamagaye urakomeza ariko nabonye Moses Imana mumugisha tuvugira avuga ati ntabwo abagore bose ariko ari ndaya nawe kandi kubyemera ko turi ndaya ntabwo turi ndaya ntabwo turi ndaya dukorera Imana yaduha agaciro ntabwo turi ndaya nabone bakadusuzugura abo navuze ngo abagore bose baza kuri social media ngo utari ndaya ngo nanangwe n'umugabo ngo nta rugo agira ese nibyo babwire ko ufite umugabo bakadusebye ngo bazi badusebye nabo biha ijambo bacuruze niyo kuko abanabivuga baba bafite amakamera ngo bazi badusebye no twese twahamagaye gukorera Imana iri social media nivuga butumwa Imana yazanye sibyo igira ngo ubutumwa uri kure n'uri hafi bamenye banamenyane sibyo rero rwose upfa kubuza uvuga se ibyo mvuga birafashanya ibyo mvuga nta kibazo nabo tuvuze icyo tubasaba ubwame bw'Imana buratwara icyo tubasaba no guhuza ariko ngo harimo abagore bibirayo baza kuri social media uretse nkubwire hari ijambo umuvugizi wa RIB numva yabivuze ejo bundi ngo hari abagore baza nimba abagore baza bakakora ibiganiro ngo nge nari indaya guca akivuga ati yasoza mu gusoza ugashaka inama yagira abantu kayibura ukabanga ibintu yavugaga byari biki ugasanga umuntu avuze ngo njye nari uyu nguyu nari gisambo ati ukacyumva ikiganiro ugategeza ko basi atanga n'inama ugaheba ati nk'ibyo biganiro turabyamaganye urumva RIB urumva icyo yavuze atari ukuri reka kuki turakazwa n'ubusa ubu naje ku muhanda w'amagare ngo ni ku mihanda
henda mugani turi hano ejo ni tunashwana cyangwa dushwanye n'undi ntangire nze guhangana no nyiri ufite uburenganzira afite kumvuganira rero icyo navuga hagati y'abari abashwa umwe nicecekire giturize kandi si ngombwa ko twereka isukuri muri sisi keneye ukuri si keneye kutunaza no kudukoba uyu kuri ngo yagushyize hasi yakuvuga ati doro byose mbishyize hasi ngibyo ariko ngo ni umwanzi inshuti yanjye ni umwanzi kuko urumva umwe yazaga kuvuga n'akakuvuga undi satani abagushaka agushaka kugira ngo akwambure zambaraga ariko niba ari ikintu nabonye tewo mukozi w'Imana nawe nuramuka ikintu cyitwa nuramuka umukozi w'Imana ukajya mu kintu cyo guterana amagambo n'undi sha imbaraga zizashe nabonye ikintu gishira imbaraga nuhura n'intambara ntureke Yesu ngo akurwanire njya avuga ngo intambara utizaniye Yesu arazirwana ariko izo wizaniye wafunguye amarembo sha zirakuvuna tewo zirakuvuna yego urakoze cyane Mama Debora tujye tubiretse twigire ku bindi tumaze iminsi kandi kugira ngo nkubwire amakuru amwe makuru nagiye numva munsi ntakubona garega nari ngo kumbe abantu bakumburanye mbaye bavugirije abantu bakumbanyagana gutuntu n'utundi ariko kandi dufite icyo twafasha abantu dufite turimo n'impuguro twahugwa abantu ntabwo ari kugana gusa kandi dutanze igisubizo cy'ibyo tubona ntabwo ari amatiku n'amazina tugana turifuza ko bakundana nibakundana se birashoboka ko numva bikomeye nitubona ntabwo tuzamenya ko byakunze cyane bazongera bakaduhamya cyangwa zabagiyemo amafaranga nanone amafaranga hese wowe urabizuza umunyamakuru z'amafaranga batanga amafaranga Mama Debora dufite ikibazo nkunda kwibaza ikibazo sosiyete yacu reka mvuge sosiyete yacu dutuyemo igenda yangirika ariko kandi none wasanga uburyo igenda yangirika ugasanga iri kwangizwa namwe mu bakozi b'Imana sinzire mbere kunkurikira neza ugasanga iri kwangizwa n'abakozi b'Imana cyangwa ngo iri kwangizwa n'abakayubatse tugashaka akamaro k'umukozi w'Imana muri sosiyete tukakabura nagiye nkubaza ubundi nakaye kamaro k'umukozi w'Imana muri sosiyete amareke sosiyete umukozi w'Imana umupasteri umuhanuzi bamareke sosiyete umukozi w'Imana ukwiye gufasha sosiyete akayibera igisubizo gute ntabwo akwiye kubera ikibazo gutayibera igisubizo gute mu webo igisubizo umukozi w'Imana n'umuntu ukomeye umuntu ukomeye n'umuntu usengera abarwayi bagakira n'umuntu ubaka ingo z'abantu zari zisenyutse zikongera zikubakika n'umuntu ubwira ijambo ry'Imana akagusenya ko bafite ubutware wari ugiye kwiyahura ntabakiyahuye n'umukozi w'Imana n'umuntu ufite agaciro gakomeye cyane muri sosiyete uzarebe uri umukozi w'Imana ku mudugudu ushobora gutungisha umudugudu ukaba amahoro kuko wawusengeye uyu munsi rero iryo zina ryitwa abakozi b'Imana muri kuryitwaza nawe ndagushyiramo wihangane kuko ni bagenzi bawe amwe agatukisha bose nayo nanjye niba hari ibyo wambonye mu amwe agatukisha bose bari kuryitwaza reka mbe ngukuyemo ntacyo niko nta gihari tewo bari ntacyo nzi nkizi nahita nyikubwira hano nawe ko nayo kakantu gakosore nkahita mbikubwira nyine bari kuryitwaza iryo zina bakitwikira izina ry'Imana bagakora ibindi bidakorwa bangisha abantu Imana kambivuga gutyo cyangwa se batukisha izina ry'Imana tukuzi kuri umuhanuzi w'Imana iryo zina ukaryitwaza wambura abantu ubakana twarafite hari ijambo nyankunda cyane muri leta bajya barahira ngo sinzakoresha ibyo mpaye mu nyungu zanjye bwite ariko mu bakozi Imana bari gukoresha kitira Imana nimba Imana yabahaye simbi cyangwa Imana reka mvuge impano bari gukoresha impano yabahaye mu nyungu zabo bwite uyu munsi Mama Debora tukuzi nk'umuhanuzi nk'umukozi w'Imana ubwira abantu kwihana ibyaha ariko ejo sinzi nimba ari ikintu nimba ari inda nini yabiteye nimba ari iraha ryabiteye akabona we Imana yamuhamagaye kubwira abantu ngo bihane kubera ko kwihana kubwira abantu ngo bihane ni ibintu bikakaye ababyumva ni bake cyane cyane muri no minsi ababyumva ni bake n'abashaka kumva ibintu mu matwi abenshi bararibwa muri byo ati rero bino bintu ndabona abantu nta karyo karimo hari imvugo yaje ngo nta turo ririmo ateka mpindure ni uhinduye si Imana ihinduye gataza akavuga ati umva Mama Debora Imana yavuze ngo visa yihuse Imana yavuze ngo imodoka yihuse agahanura ibintu yitwaje izina Imana yamuhaye ariko hano ibintu Imana itamubwiye ugasanga ati zana ituro uhanurire abantu bagatanga amafaranga gategeze amasezerano ko asohora bagahera ari byo bintu byo gutukisha izina ry'Imana Mama Debora ibintu ubona bikwiriye kandi biriho
cyangwa nimba bitariho nimba utabibona umbwira ati ntabyo mbona ngiye oya biriho tewo kuki ariko nagwakanira navugishije ukuri biriho kandi buriya ikosa si ugukosa ahubwo ikosa rikomeye cyane ni ukudakosoka sibyo kwemera ko nakosheje ni kimwe no kwemera ko nakosheje nkakora ikosa nkakosora ikosa ni byiza biriho pe kuko urabona muri no misi ya none ikintu satani yatuzaniye cyangwa iyi si ishaka ibintu byoroshye sibyo ishaka ikintu byiza amahoro yego rero wa mugani yuri umuhanuzi ugashaka ko hano uvuga ngo abantu bihane Imana ikagutuma wagera hano kuri no mihanda se cyangwa n'ahandi ukavuga ati n'umuntu ntamubwira ibyiza nta kintu ari bumarire nimubwira ko agira umujinya yihana umujinya we nta kintu ari bumarire icyo rero kigatuma utandikira kuva mu by'Imana guhamagariye ariko tubwira abantu iyo ukoresheje impano itari yawe nta nyungu ikugirira iyo ukoresheje impano itari yawe niyo Imana guhamagaye kugira ngo wihane cyangwa se ubwira abantu kuri uko ubyumva n'ibitekerezo byawe ugashaka kugira ngo ujye gufata ikinyoma ukigire ikiza kandi atari cyiza nta nyungu bikumarira ariko mu by'ukuri ugenze mu mpano yawe ugakoresha impano yawe yego mu by'ukuri inyungu urazibona kandi ni Imana igira inyungu iranezerwa akavuga ati tewo namutumye arantumikiye ni byiza kandi nawe ukabona iki inyungu zano gukorera Imana itanga agaciro ikaguha nawe ariko se ubundi ikintu cy'ituro mu madepo ikintu cy'ituro ko ndakigiye kugusha abakozi b'Imana benshi sinzi nimba ikintu cyitwa ituro yerega nababwiye ngo tewo wakoreye Imana neza igitondo kimwe cyatuma Imana irotesha umwami sibyo umunsi umwe wasenze cyangwa amasaha abiri wasenze yatuma Imana igenda igakora ku mutwe kuko n'ibisi n'ibiyuzuye ari ibyayo ibyo witeka cyatuma Imana itakugirira neza rega twebwe tugira umusare umwana ugira umurumba ntabyibuha umwana ugira umurumba ariko wandi utagira umurumba arabyibuha naho yabatariye rero nta mpamvu tugomba kwihutisha igihe cy'Imana kirahari nta mpamvu abantu bagomba gupfa ubusa nta mpamvu ugomba kugira ishyari tewo n'Imana hari icyo yamukoreye nawe utegeza ko izagukorera n'ikindi yego urakoze cyane nibyo navuga turi kuvuga ngo abakozi b'Imana bari kugenda bangiza societe ejo mu munsi w'ejo bundi hashize twumva umuhanuzi nanone abaraje ahano y'ibintu bikakaye ngo abashyitsi baraje mu gihugu ngo abantu barapfuye ngo Imana itanze inzira ngo baraje ngo imvura iraguye abantu benshi barahamuka biriya bintu nk'ubuhanuzi umeze kuriya uramanza tubwiye ati nimba warabwumvishe simbizi ese Imana yakwemera ko itanga ubuhanuzi bukura abantu imitima bishoboka n'igihe yabimuhereye birashoboka ko yabutanga ntabwo ngewe ndibuze gukomata ku by'Imana ikintu nakura attention kuvuga ku kintu cy'Imana ijya kwimuha n'umuhanuzi ngira ngo mukabutera ntabwo ngewe ndibuze gukomata kuko Imana ihamagara mukabutera sinarimpa n'igihe yanabivugiyemo ntacyuzi ntabwo nari ndi kumwe nawe uri igihe cyose umuntu ashobora guhanura muri kumwe na dukunda kujya kubwiriza mu byumba dukunda kujya kubwiriza mu matora atandukanye dukunda kujya mu butayu mu bitombe cyangwa natandukanye burya umuntu wahanuye mutari kumwe ntabwo wabikomantaho icyo navuga cyo Imana ishobora kuba yabimuhaye sibyo ntabwo ushobora kujya kwa muganga akakubwira ngo urwaye kanseri uhita upfa se umunyabwoba we ahita apfa ariko iyo uzi ubwenge ushobora kuvuga ati ko ibyo muganga ambwiye ni ariko reka ngiye gusenga yenda Imana yagira gute yankiza sibyo rero tujye twirinda kuvuza induru ikimbaza abakozi Imana tugeze mu rwego rwo gusenyana kandi twishushanya turyaryana sibyo kire cyo guhanura kiravuna tewo ugasanga mama de Brand hanuye uje kunsenya winsenya wowe icyo ushinzwe ni ugusenga sibyo tewo icyo ushinzwe ni ugusenga kandi hari igihe cyo kurya amagufwa hari n'igihe cyo kurya cyo kurya inyama byoroshye rero iki ni igihe cyo gusenga ntabwo ari igihe cyo gukomata ku by'Imana ivuze ahubwo njya nemera ko hari amasengesho y'abera njya nemera ko mukabutera Imana yamuvugisha kuri ariko hakagira barambura bavuga ngo Mana data twese uri mu gihugu cyo mu ijuru ushoboye byose yamuvugisha kuri ase ibintu byose bijya kuri social media bijye ku karubanda we ni uburenganzira bwe kuko sinamusenya hari ubuhanuzi buhanurwa Imana ikavuga ngo butange yenda n'ubwisi yose butange n'ubwato wenyine butange ko rubwo igihugu cyacu ubwo rero bwo bivuze ko rubwo ku gihugu hari abandi bashinzwe gusenga nawe ubwe kandi ishobora kuba yanayimuha nawe akajya imbere y'Imana
sibyo tewo kadusomeye ino jambo kugira ngo tubyifashishe tubwira abantu tujye tubwira abantu umwanya ngo ugiye mu ijambo bundi reka turivuga ko ubundi twatangiye ikiganiro kadita tuvugira ijambo nacyo twisesenguramo bita tunarangiza kuko biraba ari n'umucyo utanzwe ariko ikibazo cyane kisubizemo ariko nanagishubije uko ndi kwibaza uri umuhanuzi ibintu byose Imana iguhaye ni urabitangaza cyangwa ibyo Imana iguha kugira ngo bisengere hari ibyo Imana impa kugira ngo mbisengere nkuko nawe ashobora kuba yabimuhaye ariko hari abashinzwe kwataka gusenga icyo nicyo shaka kugira ngo mvuge nitubona ingabo zacu ziri hano mu gihugu irega ndeba ndiko kureba cyane ingabo zacu zishinzwe guhora ziri maso kugira ngo atagira umwanzi winjira akangiza abaturage sibyo polisi mu muhanda irahagarara kugira ngo ambotage zitaba bakagira ikibazo sinzi ni buri mu ntega amatwi hari abahanuzi rero bahanura haba ari abahanura ibikakaye ibikomeye hakaba ari n'abandi bararabarira binginga Imana batabaza Imana wumvise tewo kandi tujye tubakiriya tube nk'abarokore hana gusenyana ntabwo dushaka gusenyana mu madebora ariko oya hari ukuntu umuntu ahanura ukajya kumusenya senga cyangwa se ugashaka guhita umuvuga kugira ngo umushirishemo urabona ibintu hano ko twabonye hari abahanuzi baje kumwataka barasenya sibyo iruka gusenga Imana umunyabwenge tewo dufite abantu bafata izi modoka zose zitambuka mu muhanda rega tujye tubivuga n'abantu bamenye ko ari ubwami bw'Imana tujye tubivuga ko n'Imana iba yakoze ahubwo twebwe tubona umuntu atase ugashaka kugira ngo umushyirishemo yakoze ikosa mushyirishemo umwangisha abantu no bamukirere niba uri umuhanuzi bamukirere cy'umwuka wijya mu mubiri ngo ujye kwangisha umuntu ashobora kuba koko yahanuye ibikakaye ariko Mana hari n'abandi bashinzwe gutakamba kugira ngo Imana ibihindure ni Imana ihindura tobu hari ubwo Imana nigeze kugira ati sengera nko mu kwa gatatu ati mu rugo rwe harimo urupfu ariko watabaza wakingira igitondo kimwe cyangwa imisi itatu ati mwana wawe urupfu ndukuye tujye tuvuga ibintu turikiriye urumva tewo ngewe inshuro nyinshi najyaga gusenga kamwe ngo urupfu impfu mu rugo rw'imfu nkahita afata nk'ayibiri cyangwa nkayitaka ngo mwana wawe Mana ishimwe icyo ashaka kuvuga ni iki reka tuvuge kuri ino jambo tubwire abahanuzi abantu bareke gusenyana yego ubundi ahangaha umwuka ashobora kumfata ugasanga mvuze n'ikitagira ariko kuko mbereye maso hari abantu bafata imodoka tunabibabwira abantu bareke ubupfu n'ubupfapfa abakozi b'Imana babekiriya basengera igihugu cyacu iduha umugisha n'ibi byose tuba turimo haraba barasenza Imana ikabaha umugisha si byose kujya binama ngo dusengera abami n'abatwari niko birifutubwiye icyo gishinzwe gusengera abayobozi banjye b'igihugu nkashinga abaturage nkashinzwe igihugu cyanye nkagisengera kikaba amahoro usibye amazimwe n'amatiku turimo adafite umumaro ariko tubundi aya mazimwe n'amatiku tubamo tujye tuvugisha abantu ngewe nawe turahanganye turi abakozi b'Imana ntabwo byatuma n'Imana irakara tubwize ukuri niba Imana iraduhamagaye ngo tuyikore yego twikomereze uri umushitsi yanjye n'Imana ihindura hari abantu bataryama bafata imodoka zabo bakazenguruka igihugu bagisengera Imana igihugu cyacu duha amahoro tugirire neza ni ubonye mama Debora yararanga ari umukozi w'Imana Imana igukize mu mudugudu kugira ngo ubere maso buri uri umukozi w'Imana bundi biragoye kuburi mu mudugudu abasinzi bakavyira abana batoya wowe uhari ugomba gusenya uwo mwuka urimo ugomba kuba umukozi w'Imana ukamenya ikirere urimo abakozi b'Imana niba ugiye gutura mu mudugudu wahagane banzu baze dayimoni iri mizerera muri ako gace utuyemo urumva tewe nusanga ari dayimoni y'ubusinzi usanga ari dayimoni y'ubusambanye usenga uwo mwuka ukubite niko umukozi w'Imana akwiye kumera ntabwo akwiye guterana amagambo ngo arangare ajye guhangana n'undi niyo mpamvu nabonye abahanuzi batangiye kwatakana no gusenyana ibi ntabwo bikwiye umwe niba ari mu cyumba cyo hejuru arimo ahanura mubere maso birashaka ko hari ibyo hanuye abantu batarimo bumva ariko senga Bibiliya iratubwira ngo hano mu ngoma za kabiri ibice 7 umurongo wa 12 havuga ngo Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi tugende mu ijambo ry'Imana komeza yego yaribuze ngo ibasezeranyisha ibyiza n'ibibi ahubwo twebwe dufite ikintu cyo kwigira beza ngewe mvuge byiza bankunde ntabwo ariko bikwiye umukozi w'Imana ubekiriye nunagira n'imbere y'umuntu akwaje ibyo uhanura umubwira ati ni kandi nukuri Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru idufasha iduhe guhuza umutima nk'abakozi b'Imana hanyuma Uwiteka yireka Salomo ninjoro aramubwira ati numvise gusenga kwawe maze nitoranyiriza aha hantu ngo habe inzu
yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye. Wanyumvise? Nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarira ibicumuro byabo mbakirize igihugu. Uhereye none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga gusengerwa aha hantu. Nishaka ndekere hano. Iki ni igisubizo subije warumbajije, shubije n'abandi. Ndamutse n'ikindi gisubizo nasubiza muri no jambo. Bibiliya iratubwira ngo Imana ibasezeranye ibibi n'ibyiza. Ntabwo ibyiza byonyine bikwiye kuba ariho bihari. Sibyo? Hari n'ukuntu umuntu ashaka kuvuga ati mama Debora kubera icyo ukora, umuntu azakaza ati kubera icyo ukora Imana irambwiye ngo igiye kugukura ku kazi. Ibi bibaho kubera umurengwe, kubera ko nakwicaze ku ntebe y'icyubahiro, umuryango wawe ntuwiteho, ntubagabura ukajyana mu buraya cyangwa gusambanya n'ibintu n'igihe wihaye urugero. Ngiye kumara umwaka utari mu kazi. Ubu hari abantu basenga kubw'igihano bahawe n'Imana. Umise tewo. Bibiliya iratubwira ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufiya bagashaka mu maso hanjye. Uwo n'Uwiteka wabivugaga. Yego. Bakareka ingeso zabo mbi, bakareka amanyanga, bakareka ubwibone, bakareka kugambanirana. Aravuga ngo kandi nindamuka nkinze urugi tewa n'Imana igifunga ntagira ufungura. Imana yavuze ngo ndakwigisha ishuri ryo kwambara ubusa urabwambara naho haba na nyoko wakubyaye afite imyenda yuzuye garderobe ntabwo akwambika. Icyo nicyo nabonye. Niba Imana ivuze ngo inzara irinje ngiye kukwigisha inzara kugira ngo nurya uzibuka abandi. Tewo naho yaba ari umugore wawe Imana yemeye gushira mu ishuri wamugirira impuhwe. Yego. Aravuga ngo ni inkinga nta muntu uzafungura. Tuvuga Imana ikora. Niba uri umukozi w'Imana avuga Imana. Niba ugeze aho abantu bakweka nibihane ibyaha. Bagore bari kubwibone bagume ku karago basenge, abagabo basenge. Ushobora kuba guhesha igihugu cyawe amahoro. Suko Imana yavuga, ariko tufite Imana twasenze Imana muri covid tewo. Suko covid itari ivuzwe kubasenze bavuga ati ngiye kuzana ikibazo, ariko abantu bapfukamye basenze iravuga ngo numvise gusenga kwa. Nindamuka afunze ntawe uzafungura, ninteza mugiga mu gihugu. Sibiri bitubwiye. Haleluya. Ninteza mugiga mu gihugu. Tujya tubona imbasa. Abantu bakavuga turi yarwaye imbasa. Batinze kumukingiza ntabwo batinze kumukingiza. Ntacyo ushobora gukora. Ariko ijambo ryamfashije ndimo ntaga n'ibisubizo, ndimo tutagomba no gukomanta ku bihanuzo twabonye. Ijambo ni uguca bugufi. Maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzabumva mbakize. Nindangiza ngire gute bakiriza igihugu. Icyo rero nicyo gisubizo ntanze cy'ubuhanuzi bwa hamwe. Mane go mugisha. Nzabakiriza iki? Mbakiriza igihugu. Byafite gusengera igihugu cyanjye. Ashobora kunabihanura kubera ifuhe himukizemo ifuhe ukakamena akavuga ati mwanze tewe hari ahantu ugera ukumva ugize ifuhe. Nanjye hari ibintu njya mbona nkabona abantu bakora hibaza nkavuga kweri buruzarebe nukena n'umugore ukabona yikizeje cyangwa n'umugabo yikizeje uhita wumukavuga kweri wambaye umwenda umwe ugeze aho wambara imyenda 5 ugeze aho uryama amasaha 28 nangahe ukabyuka ntugisenga. Yesu ashimwe. Ahubwo ikitwisha guhanura witwigira beza uri hano iki reka iki Imana idusere dusanga tureke ingeso zacu.
hanyuma izidukize nirangiza idukirize igihugu. Sibyo tewa sicyo birisaba. Ntabwo rushinzwe mama Debora ngo yahanuye ngo umushukunye amabuye ngo utangire umwite ni inkora amaraso nabibonye ibyo byavuzwe. No ari mu kirere. Icyo ushinzwe ni ugusenga. Mana dusenge igihugu cyacu kiba amahoro, dutakambe kuko izi ngeso uri uzarebete uri umugabo nanjye ndi umugore mu rugo rwanyu mfite urugo rwawe nafite urugo rwawe, ariko buri ushobora kuba umugabo karangara mu rugo rwawe hakinjiramo umuraba, sibyo? Ariko kuko umugore wawe yabaye maso, uwo muyaga kuko yasenze, turabivuga nk'abanyamwuka. Abanyamwuka nabaze kudukurikirana muri kino kiganiro tugize. Warangaye nk'umugabo, narangaye nk'umugore, ariko niba umugabo wanjye ari maso, Yesu arahagarara kuri wa muryango. Niba kandi nawe warangaye umugore wawe agasenga byanze bikunze, Imana iraza kumva ijwi rinini igutabara. Nemera ko umuntu yarangara, ariko nemera ko n'Imana yatabaza umuntu ikagutabaza. Umunsi umwe kasetsa abantu warasenze, Imana itwigisha ishuri ry'inzara, we turasenga umwana naniwe mugabo agasenga n'abana baza gusenga. Imana avuga ngo bana banjye mbagaburiye ku bw'aba bana kubwishuri n'abakitubona umuntu aratugaburiye. Icyo nshaka kubwira abantu nibabe mu mwuka, abatambyi basenge. Turimo turabona ingo zirasenyutse, uzi ko njya mu rugo ukabaza icyo umuntu yapfuye n'umugabo ugashaka nta gihari, ngo nuko ko ngo arahembwa ntanzanira amafaranga. Iki si cyo gikwiye gutuma muterana ingumi. Shaka igisubizo cy'ikibazo, banza urebe ingaruka zibaye. Satani ashaka ko abana mwabyaye babimbogo, ariko iyo usenga mwuka w'Imana itakwereka ko icyo ari cyo Satani ashatse, ugahita uvuga ati okay, niba ari ikibazo cyo kunyima ibyo kurya reka nanjye senga Imana ibindi. N'urugero turimo duha abantu, katubwira abantu bakoretewe, tubwira abantu bakuri, tubwira abantu basenge, kuko igihe gihe nshigaje ntabwo nyizi icyo maze imyaka mfite ndayizi, ariko gihe nshigaje imbere ntabwo nyizi. Mu gihe rero tewe wigenda nk'abandi ngo ukore nk'abandi uvuge nk'abandi, tubwira abantu basenge. Ariko bavuze ngo maze abantu mugiga nindamuka nteje mugiga, ariko nimuhindukira shamuka reka ingeso zabo mbi. Gira ntabwo najya gukomanta ngiye kurira wahanuye. No, gico shinzwe n'ukwamaza. Ndabizi ko Imana yahindura, ndabizi ko igihugu cyacu Imana yagiha amahoro, ndabizi ko igitondo kimwe Imana ihimbaza. Hari igihe Satani ajya tubwira, Satani Imana igitubwira ati dore Satani agambiriye impanuka nyinshi. Tewe rega n'abantu banasenga batazana kwigaragambya, twese hanga twese ntabwo twaza ku social media, ariko hari abantu nemera ko basengera igihugu. Hari n'abahanuzi nemera ko bahanura nka Mikaya, bagahanura ibintu bikomeye, ariko nawe ukabushinga uvuga ati Imana ibyo tutabare tubabarire impanuka nyinshi ziraba. Ariko hari abantu basenga, uzi ko ushaka kwinjira muri tagisi kavuga ati ukumva ijwi rikakubwira ngo senga. Urumva senga kuko uri umunyabwa, senga wasenga. Ikimenyetso ukakibura muri sashize nagiye mu Mutara, numva pepe ninjiye miremera, ninjiyemo saa 8 n'indi minota, numva kandi narangije gukatisha hatwa n'ikintu cyitwa numva byanze bikunze ndakora impanuka. We ntabwo navuyemo, nene kuvamo gutese ko nandi mafaranga nari nafite mu ntege n'indi nta. Narasenze ndasenga, abandi bemo baganira ndasenga. Tugeze ahantu umushoferi akubi inkirambukiranye umuhanda, ku ruhande hari umugore utwite n'umukobwa. Shoferi areba ukuntu ari buze gukubita umugore utwite, arahindukira kubita inka. Imana idusiga ku manegeka. Wumvise? Kuko yari ivuze ngo numva ijwi gusa numva ngize uganda kwa ntireka nsenga. Nabwo tugaruka tugeze Remera, nabwo numva umutima urandi, nabwo umushoferi sinzi ninjoro dodani imodoka iraza mukarwari rwe imodoka binini. Dodani ntiyamenye igihe yise ko irongera zamuka. Urumva kuzamuka abantu bose ni Yesu, irongera kubitira amanuka. Ntabwo dukwiye kuba mu mubiri. Niyo mpamvu ibi bibabaje biteye agahinda. Niba uri umunyamasengesho senga. Birashaka ko ibi byaba bihari, birashaka ko Imana yababara kubw'umubabaro dukora, ariko niduhindikira tukareka ingeso zacu mbi, Imana iradutabara, Imana iratugirira neza.
jamwe ngo urufatwa rw'umukiranutsi rusenyutse ngo umukiranutsi yakora iki icyo yakora ni ugusenga sibyo rero tureke gusenyana ahubwo tuye mu kirere cyo gusenga njye nshobora kuza guhanwa ntazi uko bigenza ariko kuko uri maso Imana turengera hari abazaza bahanura ibintu bikomeye hari n'abazaza bahanura ibyoroshye buri muntu wese afite uko yahamagawe ahubwo twico dushinzwe ni ugusenga dutabara Imana igitondo kimwe byo gusengera igihugu cyawe byo gusengera bene so nese giye muri tagisi ko ntawe nigeze mbira ngo nimureke dusenge ko numva mfite ubwo narasenze ko nicyo nari ishinzwe yere birashoboka ko icyo tubwira abantu ko kwerekana amafuta abantu bakoze si uyu nguyu oya no niba turabakoze Imana mureke duhuze gusenge ikimana dusobanura gusenga kandi nitegeko Imana zavuga ngo musengera abami n'abatwara iryo ni ijambo Imana ivuga kandi nta muntu utazi yaba ari umwami n'umutware nta muntu utazi Imana nta muntu utazi imbaraga z'Imana rero kandi ikindi kosa turashimira n'abayobozi Imana igikomeza ibarinde ibyo dukora nk'abakozi b'Imana twese badushakira gereza twajyamo nta banagora kuko tureba umukozi w'Imana ukuntu ushenye undi utaruguye kumusenya bikakuyobora ariko turashima Imana yaduhaye abayobozi beza bari mu mwuka w'Imana ko ari ibintu tuvuga akatwihorera kuko twasenya rero Imana bakugisha Madeo urakoze cyane ku mpuguro nziza utanze ku magambo meza uvuze ibyayo byose hari ayo yagiye uvuga ariko ari bwumve n'abanyamwuka ariko buri wese ndakeka muri icyo kiganiro ari bwibonemo kandi kiramugirira akamaro reka tugushimire niba nta bindi wongeraho ubundi tuzongere dusubire mu kindi kiganiro amen reka dusenge Imana uragahore ku ngoma nshuti yabera amavi yose agupfukama indimi zature kuri uwera uragahore ku ngoma Mesiya nyiribihe no ufite igisubizo cy'ibyo twibaza tuzi neza ko ushoboye byose cyo tuzi ko utazadutererana babiri cyangwa batatu cyangwa bane batuma wongera ugahaguruka Imana ihimbazwe haleluya byashoka ko numwe yasenga bigatuma uduhindukira ukatureba neza icyo twifuza ni ko amaso yawe akwiye kutureba neza Imana ibyo dukora ibyo tugambira mu mutima ntago byatuma utugirira impuhwe ariko turagusabye mwami w'abami ngo impuhwe zawe zize ku buzima bwawe imbabazi zawe zonyine nizo zituma tudashiraho iteka yo ushimwe Yesu sengeye buri muntu wese uzumva kino kiganiro unyemerere umuhe gutunga wacenge ngo mana arakwinginga aravuga ngo umpe Mana umpe kubara iminsi yanjye neza kugira ngo ntunge umutima wubwe uduhe kubara iminsi yacu neza Mana tutagufite naho twagera ariko turakwinginze ngo ubane natwe tugirire neza Mana we ni wamamare kuko ushoboye byose ni wamamare kuko urakora mu mbaraga z'umwuka wera senge buri muntu wese mwami reka imbaraga zawe zibe ku buzima bwacu dusenge abami n'abatware dusenge igihugu cyacu ibihugu by'abaturanyi utanga urukundo n'ubwumvikane mwami uganze mu buzima bwacu kuko iyo uganje muri twebwe amahoro araboneka iyo uganje muri twebwe ubuzima burahinduka iyo uganje muri twebwe imiti imeze nk'ibuye urayorosha iyo uganje muri twebwe Imana ishimwe tujya twibuka ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima isi yose turayisengeye ngo wamamare nta wundi uko ijambo usibye we mwami turabizi ko ibihe bijya bihinduka abantu bagahinduka ariko twasanze uri umwami utajya uhinduka turagushimiye ko uri kumwe natwe kandi ibintu uje guhindura imbaraga z'umwuka wera amen amen birashoboka ko hari umuntu wakwifuza kukuvugisha kuko icyifuzo rusange cya runaka cyangwa se wakenera indi nkunga y'amasengesho tugera tugusabe utanga nimero za telefone 0783 magana zisubiramo zivuze wirukanga yawe gukimunda kwihuta ugenda gake byose ndiho negenda gake 0783 magana ariko ari gihe ngiye nayikoresha kuri WhatsApp bambuze naye bagushaka urakoze cyane Imana igumugisha shuti mwe muduteza amatwi mu kiganiro naha dusubikiye ibiganiro byacu by'uyu munsi ariko ku Musaraba TV nakagaruka ciao ciao